ndagenda ariko ntabwo nzatinda. Yego. Ubwo rero no muri abo bana nababwiye mfite navuga ngo ni Imana yabampaye. Uburyo yabampayemo biratangaje, nanjye uyu munsi ndabyumva numva ko ari Imana yabikoze. Ariko n'undi wese yabyumva yavuga ati koko ni Imana yabikoze. Nigaga primaire mu mwaka wa 5. Ibi mvuga mwa bantu mwe mumbabarire, njye nagiye nsura ingo nyinshi. Noneho so kuvuga ngo njye narabyiboneye. Bakamutuma akajya ahantu babana bo mu rugo bakarya ibiryo byiza. Yego. Barangiza rero yaza yarushya yikoreye imizigo, ikintu wenda agiye guhaha, bakamugabara bya bindi basigaje. Kugira ngo babone uko barya byandi byiza. Nabo bana rero mwabana mwe mwese b'imfubyi aho muri hose ndabihanganishije mukomere. Imana yabazanye kuri iyi si izi mpamvu bafiteho umugambi. Ntimukarire ngo muhogore. Yego. Mwibaza ku buzima bwanyu bwo kuba imfubyi mukiri batoya. Imana irahari, nimuhumure. Ejo muzavamo abantu bakomeye, niyo wanyura mu buzima bukakaye. Ariko Imana yakuzanye kuri iyi si wamfubyi we ukaba imfubyi ukiri mutoya. Imana ibigufiteho umugambi. Ejo niwe uzaba ministry, niwe uzaba president, niwe uzaba umuganga ukomeye. Ni wowe rubyiruko rwiza rw'ejo. Ni ukwiyakira ukagira imico myiza, indangagaciro nziza, ubundi ugakomera ku Mana yawe. Ndagenda ariko ntabwo nzatinda. Yego. Nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu, operating system dukoreramo nkuko nyine nkunda kubigarukaho, abari mu Rwanda muri diocese zitandukanye, paruwasi n'amasantrale ndetse n'imiryango remezo ndetse no muri diaspora, ndabiza ahantu hose. Mu kanya hari umuntu wari kumbwira ku kiganiro nakoze ejo, ambwira ko ari muri Centrafrique. Urumva ko ahantu hose murari hose Kristo Yezu akuzwe. Kuri uyu mugoroba rero muri kubona ko wa mumama mwakunze umaze igihe gito cyane ari mu kwezi kwa buki, mu gihe nyuma yo kuva mu kibikira turongeye turaganiriye kuko mwaramukunze. Hari n'ibibazo mwagiye mwenda mwibaza mu makomenti, hari n'amakomenti ubwayo mwatanze, amareaction mwagize ku kiganiro. Ndagira ngo mfite amakuru yuko hari ubundi butumwa agiye kujya gukora hanze y'u Rwanda nyuma y'iminsi mike. Ndagira ngo ataducika atongeye kutuganiriza. Umwanya no wawe Skora. Murakoze cyane. Yego. Banza dushyira imbere y'Imana. Abantu ejo ndi barambwe ngo mwagiye mubanza mugasenga ko mwa muri kuvuga ibintu byiza. Banza dushyira imbere y'Imana. Murakoze. Kuzina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemera ukunde, wohereze Roho wawe byose bishya n'isi zawe ni guhinduka. Dusabe Mana amenyesheje abakomera Mutagatifu, turasaba kubwizwa nawe no kundi bitunganye no kwinogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utore ibicumuro byacu nkuko natwe turabaducumuyeho, nuduterane mu bitwoshya ahubwo tugize icyago. Amina. Niho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka, niho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Turagushimiye Nyagasani Imana, turagushimiye kuko ushobora byose, turagushimiye kuko ubana natwe umunsi ku munsi. Dukweretse iki kiganiro tugiye gukora, turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe, udushoboze, uduhe kuganira iby'umumaro kandi byubaka, ndetse n'abari budukurikire bizabagirire akamaro. Bana natwe rero udushoboze, byose tubigusabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Skora, urakoze kudushyira imbere y'Imana. Yego. Ikiganiro twakoze ubushize kimaze iminsi 2
gifite abantu bagikurikiye barenga 33,000 n'amakomenti agera ku 100. Yego. Wabyakiriye ute? Impression zawe nize kuri kiriya kiganiro? Murakoze. Kiriya kiganiro komenti nakiriye zirashimishije kuko buri muntu burya agenda avuga uko yumva, uko yumva isesengura aba yakoze. Biba bishimishije kuko bigaragaza bimpa kumva uko abantu bafata ibintu, uko baba baranyakiriye. Nta kibazo rero zantwaye cyangwa ngo zimpungabanye. Abantu biwanyu aho abo wasize mu butumwa mwari muri kumwe bo babyakiriye bati? Ntabwo mbizi. Nta comment ufite? Oya, ntazo. Ngiye hari abapadiri bagiye bambwira ngo ni byiza, ngo babikunze, ngo wavuze ibintu neza, ntago wasebeje kiliziya. Hako se waba yisebya kubera iki ko kiliziya ari umubyeyi wacu? Kiliziya ni umubyeyi wacu, iraturera. Kandi niyo uvuye mu bihaye Imana nta nubwo uvuye muri kiliziya. Oya, ntabwo uvuyemo. Ni nkuko waba uri mu nzu, tuvuge uri mu nzu nini ukimukira mu yindi cyangwa mu cyumba ukimukira mu kindi, ariko ukiri muri ya nzu. Yego. Ntacyo bitwaye. Ariko hari amakomenti nagiye mbona nko ku igihe.com murakizi. Yego. Banditse kugira ngo dushyireho eclairci isoma kugira ngo abantu nyine batagira abanyantege nke babifata nabi. Nibikugora turafatanya nta kibazo. Banditse ngo Scholastique ngo yabonye ngo atazihanganira ngo ubukene bwa burundu, ngo gusezerana ubukene bwa burundu, ngo arangije ngo abivamo. Wayibonye iyo titre? Yego, nayibonye. Dukuriye gushyiraho eclairci isoma kuko hari amakomenti baba bagiye bateraho, kandi ndakeka ko bino bintu tuba tubimazemo igihe. Abakurikira ikinyamakuru runaka bo bagira ngo ibyo ngibyo nibyo, kandi hari igihe umunyamakuru abyandika ari gutwika, ariko wowe ubugomba nka nyir'ubwite iyo ubyimenyeye ubugomba nawe kugira eclairci isoma ushyiraho. Ni ukuvuga ngo wanze gusezerana ubukene bwa burundu. Icyo nabasubiza rero bose abanyumvishije kuri iki kiganiro twakoranye, ejo hari ikindi nakoranye n'umunyamakuru wa Zaburi Nshya, Plaisir. Yego. Nacyo rero nabashishikariza kucyumva bakagitangira bakanagisoza. Aho ngaho niho bari busange ibisobanuro byiza kandi birambuye by'icyo kibazo mumbajije. Murakoze. Kijyanye n'ubukene. Yego. Twebwe ntabwo wadusogozeho gato. Kamba kumbuze naho mbatera amatsiko kugira ngo bakiyumve bagikurikire. Bagiye kwa Plaisir kuri Zaburi Nshya. Yego. Murakoze. None Skora tugusanze hano uri gushutinga, ndetse ariko mbere yenda ko tuvuga ibyo wakoraga, byo washutingaga, hari amakuru mfite yuko ugiye kujya mu bundi butumwa hanze y'igihugu. Ndagira ngo ubitubwire. Ubu ngubu uwacu uruwa community yacu ya Emipro Media. Emipro Media ni community. Ni community ni umuryango mugari. Rero ubu ngubu uri umunyamuryango, tugomba kumenya amakuru ya niba hari aho uzajya tukakuvugira n'isengesho, wanagaruka tukaza no kukwakira, byaba ngombwa tukanaguherekeza. Yego. Murakoze. Urwo rugendo rurahari. Mbore kuko oya, nta kibazo. Bayigororaho gato. Nta kibazo. Hari ibyo ngiye gutunganya ntari nagasoje. Ngiye kubitunganya rero mbisoze, ubundi nzongera ngaruke tubane dukomezanye tube hamwe. Ugiye kujya he? Ngiye kujyaho nahoze mu Butaliyani. Yego. Mu Butaliyani nagize ngo wari uhari nyine nk'uwihaye Imana. Nari mari nk'uwihaye Imana, ariko maze gusohokamo nabaye mpagumye. Wabaye mpagumye, ndahatura.
mbere y'uko usubira mu Butaliyani rero hari ubutumwa udufitiye bujyanye n'aho ngusanze hano ahantu heza cyane muri jaride nziza yitwa Juru Park, uri gushutinga, ariko hari n'ubutumwa udufitiye nyine utagenda utatubwiye, reka ngo uhe umwanya. Murakoze cyane. Nibyo wansanze hano ndi gushutinga n'itorero, twari turi gukora indirimbo gakondo. Hari indirimbo gakondo rero mfite nk'uko nabibabwiye, ndi kuzikora amashusho. Hari izo nakoreye amashusho ejo cyangwa ejo bundi nzabagezaho. Ubwo rero muri izo ndirimbo harimo, nshobora kuzivuga nta kibazo? Izivuga ahubwo naturirimbireho. Murakoze. Harimo indirimbo ebyiri zivuga ku rubyiruko. Imwe iravuga ku mfubyi, nayikoze ndi kwihanganisha imfubyi. Noneho iyindi nayo ivuga ku mwana wataye umubyeyi we. Umubyeyi yaramubyaye ariko ntiyumvira umubyeyi, akajya yigendera hirya no hino ajya mu bintu bitari byiza. Ubwo rero imwe ivuga gutyo, na umwana narimo mukebura. Noneho rero hari n'izindi z'ubukwe, zo mu gusaba no gukwa. Zikoreshwa mu gusaba no gukwa. Nizo rero mwasanze hano nari ndimo nkora. Wadusogongeza kuri buri imwe rofure? Usijwe niryagiye, niriwe ndirimba, niriwe nshayaya, abakuka kashize, ariko ndagerageza. Kangerageze. Hari nk'iyo nzasohora ejo cyangwa ejo bundi, yitwa Kibondo. Yego. Mwana wanjye wintera agahinda, jya wibuka ko nakwibarutse mu buzima bwari bungoye, amezi 9 yose nagutwise, nasigasiye ubuzima bwawe, ngo uzavukane ubuzima bwiza. Wow, niyo ngiyo nzasohora ejo cyangwa ejo bundi. Ubwo se kubera iki wahisemo kuririmba ku bibondo? Message y'ingenzi irimo niyi? Message irimo, urabona urubyiruko rw'uyu munsi ntabwo ruri kugenda neza. Wenda rumbabare niruntera amabuye, ariko nk'abo nzi hari abo mbona bitari byiza. Ugasanga umubyeyi araruhana n'abana, rimwe na rimwe akabarira ari wenyine. Akirirwa, reka nkoreshe ikinyarwanda cyo guca inshuro. Guca inshuro ni uburyo bwo kujya kwirirwa uhingira amafaranga, cyangwa bakagwa ibishyimbo, cyangwa se icyo bafite cyose wagera mu rugo ugahita uteka. Ubwo rero umubyeyi akirirwa ajya muri ubwo buzima ashakisha imibereho, ariko ugasanga abana baramunaniye. Yakwibuka noneho ukuntu aba yarababyaye bigoye mu buzima bukakaye, bikamushengura. Ubwo noneho rero namaze kwitegereza ahantu henshi cyane, nsanga hariho icyo kibazo. Ababyeyi benshi bararira, umwana yarananiye, nkora iki, mfasha, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero iyo ndirimbo nayikoze mu buryo bwo gukebura abana babuze batyo. Hari n'abana usanga bata amashuri bakiri batoya, bakagenda bakava iwabo mu ntara, bakaza muri za Kigali gushaka imibereho ngo baje gukora amafaranga. Kandi mu by'ukuri bakazana gutyo n'iwabo rimwe na rimwe ntacyo babuze, ari ukudashaka kwiga bakagenda. Aba bana rero nabatekerejeho, ndabakebura ntibagaruke. Ariko bura sikora, bura ababyeyi bo kugira ngo umwana kunanire, bura nta ruhare ubifitemo? Birashoboka. Umubyeyi ashobora
kunaniza umwana we wenda akamuhoza ku rutoto nawe ndabazi iyo experience ndayifite buriya ntago numva ngiye kunta ikimuga cyabwira umubumbyi kikamwivumburaho bigakunda bibaho mu mpande zombi bibaho ari umubyeyi ashobora kutita ku mwana we umwana we akivumbura akigendera urugero naguha rwa hafi narwo urugero turaza kurusanga mu yindi ndirimbo nise ntimukarire umubyeyi akabyara agaheruka byara akigendera nawe akigira mu gushaka imibereho kandi rimwe na rimwe akayishakira mu gacupa ati imibereho ibisubizo byanjye mbibona mu gacupa ibisubizo by'ibibazo byawe kuri mu gacupa ugasanga ntakorera urugo nk'uko bikwiye ntakora inshingano ze z'urugo nk'uko bikwiye ugasanga aravunisha umubyeyi w'umumama umubyeyi w'umumama akakomeza aruhana n'abana abo bana rero barahurika cyane ugasanga ntibafite minerivare ntibafite n'ikayi n'ikaramu byo kuba bakwiga muri primaire rimwe na rimwe aho ngaho rero abana nabo usanga bavuga ati mama ko tumeze gutya reka nanjye njye mu njye gushaka akazi nanjye nze ngufashe nkuramire ariko burasikora iki kiganiro turi gukora ndagikunze kuri iyi ngingo kuri iyo ndirimbo yawe njye hari nk'abantu njya mbona bambabarire ukabona nk'umuntu ari kubungana abana batanu agenda bakurura ari gusabiriza ikibazo gikomeye ngo ndababaye ngo nimumfashe njyewe nibagiye kunyumva ikibazo barahita bandakarira nyine ngo ninde wabagutumye ubundi urirwa uri kugenda ukurura abana batanu ninde wabagutumye noneho niho wabavamo ibyo bibazo uri kuvuga bishingiye ku babyeyi naho ngaho ugiye ngo ndababaje ngo mfite abana batanu uri kugenda ubakurubana bose bindahekana ubundi se n'igipatane wari uriho ninde wabaguhe ni ikibazo gikomeye muri iyi minsi kandi naho ngereye inama muri iyi minsi naho nagereye mu Rwanda nagiye mbibona ibyo bibazo birahari na kera narabibonaga nahari utuye ku Gisozi se ujye ubabona barirwa bagenda bameze gutyo oya baza no mu rugo baraza bagakomanga baraza bagakomanga mudufungurire mu by'ukuri wareba uwo muntu uri gufunguza ukabona nta kibazo afite ukabona ni muzima ashoboye kuba yafata isuka agahinga cyangwa agakora n'akandi kazi nacyo ni ikibazo hari n'igihe aburaho ahinga birumvikana urumva umuntu ufite n'inda ye atabasha kuyihaza none akongeraho izindi enye urumva byo birumvikana ariko ikibazo ninde uba warabubagutumye kugira ngo urinde umera gutyo ari we wicukuriye uwo mwuga kandi leta iba yaradushyiriyeho uburyo bwo kubimanaginga erega niyo waba udafite aho uhinga ntabwo wabura ubundi buryo wakoresha kugira ngo ubeho utarwaye udafite indwara igutsikamiye ku buryo yakubuza kugira imbaraga zo kuba wakwirwanaho uburyo bwose burashoboka kuba washaka imibereho ukabaho kandi ukabishobora mu gihe uri muzima utari ikimuga wikomeza wari uri kuvuga nuko nari numvisha nanjye nashyiraho agakeregeshwa wari uri kuvuga kuri iyo ndirimbo ukuntu abana nyine bo muri iki gihe bananira ababyeyi nuko nanjye ndakubaza nti ababyeyi buriya ntibashobora kunanira abana ni muri ubwo buryo nyine nese nko umubyeyi uba wagiye nyine akajya gushakira ibisubizo mu gacupa aba yananiye nyine abana yabataye ako buriya ako kantu tukavuge buriya ibisubizo abagabo nyine abantu benshi bajya bashakira ibisubizo mu gacupa kuko ibyo bintu natwe twayaga tubikora ukavuga uti iyo nanyweye ebyiri nibwo nkora indirimbo neza ngo nibwo mba mfite amayide umumotari akavuga ati kugira ntware neza mba nakwikiye icyuma nahise nzirikana kuri ya ndirimbo ivuga ngo nanyuze henshi ngo mbura ubuzima ngo nagarutse iwawe ndabubona urayizi nyine nta kundi wa mugani tubwire nkawe kutanywa agacupa utanywa iki imbaraga zo kubaho no gukora no kubaho wishimye zikwiriye kuva he reka nkwereke wenda ntabwo twatera ibuye abantu banywa agacupa bashakiramo ibisubizo nk'uko bivuze ati umumotari akavuga ati reka nkanywe mbone uko ntwara biratandukanye hari uvuga uti uyu munsi wenda ndumva naniwe cyangwa se ndabona mu rugo bitameze neza reka ngende nkwe tubiri nze mfate ibitotsi nsinzire mbone ibitotsi
ariko yakoze aba yakoze. Aho bitandukaniye hari ubyuka mu gitondo akagenda nta kazi afite kandi ntashaka no kugashaka ugasanga rero nyine yibereye aho ngaho ari kwinywera agacupa. Ibyo ngibyo mw'abantu mwe rwose mumbabarire ntimunyumve nabi, bitandukanye no kunywa agacupa ugira ngo ubone ibitotsi wisinzirire. Biratandukanye. Naho kukanywa se kugira ngo nyine none se ku mumotari ukanywa kugira ngo abone imbaraga zo gutwara moto wo muvugaho iki? Aba yishe amategeko nyine. Aba yishe amategeko y'abatwara. Cyangwa umuhinzi kugira ngo ajye guhinga akabanza agakubita nk'igicupa cya mitsingi kugira ngo abone imbaraga. Ibyo ntabwo namenya icyo nabivugaho. Impamvu uri kukubaza ibyishimo bya nyabyo n'imbaraga za nyazo dukwiriye kuzikura he? Ikibazo kirakomeye nkanjye utazinywa ntabwo namenya. Reka nkubaze ku bundi buryo wowe izawuzivana. Izanjye nzivana mu gusenga. Mu gusenga. Imbaraga zanjye nzivana mu gusenga. Kibwe nuko hariho abadasenga, ntabwo mvuga ngo abantu bose, umuntu ashobora kuvuga ngo senga abadasenga bo nta mbaraga bagira. Se ntibakora ntibagira iki. Buri muntu afite uburyo abaho. Buri wese afite ahazivaniye. Afite ahazivana. Uwazivana muri ako gacupa ni uburenganzira bwawe. Uwazivana mu gukora siporo, ushaka gukora siporo ukavanamo imbaraga. Ushobora gukora ikintu runaka kikaguha imbaraga. Buri muntu rero mw'abantu mwe munyumve neza afite aho akura imbaraga ze. Afite aho akura imbaraga ze. Murakoze. Oya, abadukurikiye nabo muri comment bazatubwire imbaraga za nyazo zikwiriye kuva mu nzoga, mu byuma, mu itabi, zikwiriye kuva he? Mu gusenga se? Ubuse ubu nasenga nkabona imbaraga zo guhinga mase. Sorry nkwise maseri ntago biramvamo neza. Umura ntago bizamvamo. Ubu ngubu nasenga nshaka guhinga na imbaraga nazikura mu isengesho. Imana nyine yaguha imbaraga zo kujya guhinga. Oya, abadukurikiye nabo tuba turi kuganira twungurana ibitekerezo, nabo bazaduha comment. Yego. Nuko indirimbo ubwo njye nayo natekereje ko wayikoreye kameme niba waraje muri ubu buzima ubwo yiguha urubyaro, ubwo nagize ngo akana kawe k'imfura niko wakoreye irandirimbo. Uretse ko hari n'abana Imana yampaye ndera. Yego, ntago mbarera mu rugo, bari mu miryango yabo, ariko abana ndabakurikirana. Hari n'uwo nkishakisha narabona neza, wenda turabivuga tugeze ku ndirimbo yindi nise ntimukarire. Ntimukarire. Duhite tuyijya. Duhite tuyinjira. Ubwo ntago wahimbiye akana kawe kuzagahimbira yako. Nzagahimbira yako. Nahimbiye abana bose muri rusange. Abadafite imico myiza babaza ababyeyi babo bisubireho. Kandi n'ababyeyi babo bajye bamenya ukuntu batwara abana babo. Gake gake bazagaruka. Ufite umubyeyi wese ufite umwana wagiye cyangwa se urabizi ko hari umwana ukubwira ngo ntuzongere kumbyara. Yego. Ngo se undi ngo warambyaye. Ibyo bintu rero bishengura ababyeyi. Iyi ndirimbo ni nyisohora musayitega amatwi. Ariko mase hari bari gusogongera ku mbuto yeze ngiye nguha urugero. Yego. Erega iki kintu wakozeho kirakomeye, topic irakomeye. Ubuse nk'uwo muntu uri kukubwira uri kugenda kurura abana bane ari kugenda asabiriza, akenshi abayanyweye n'ibiyoga akagera mu busambanyi banamureba. Nk'uwo nguwo agusubije gutyo, ubwo kandi no muri interaction bagirana ababatuka ibyo bitutse rega babarana bimwumveho akenshi. Yego. Iyo yabiguhaye ni ibyawe, ni uri gusogongera. Hari akantu ejo bundi mwasezeranye wowe na shere wawe ngo umunezero mukesha umubano w'abashakanye, urakibuka? Yego. None nibyo ngibyo uri gusogongera ku mbuto mbi ku musaruro ukomoka ku mbuto mbi nyine wabibye. Aho ngaho icyo navuga, buri muntu agomba kwisubiraho.
ari umubyeyi yumva adatunganiye umwana we akisubiraho, hari n'umwana utamutunganiye nawe akisubiraho. Njye ndumva ariko nabivugaho. Bariho ababyeyi nyine umwana akabwira umubyeyi ngo ntuzongere kumbyara bitewe nk'iyo mpamvu nyine unsobanuriye. Mase ariko hari igihe uwo mubyeyi nawe aba yarakuze nk'uwo mwana. Yego. Kugira wisubireho Mase reka nguhe nk'urugero nk'ubu ngubu kubera ko kera wambwiye ko wari umurejiyo, ukaba umukorari, ukaba n'ibindi byose yenda no muri gahunda za leta wabaga urimo wifatanya n'urundi rubyiruko rugenzi rwawe, uba n'umubikira. Hari indangagaciro wifitemo. Ubu ngubu uramutse ugize ucumuye nyine ukava mu murongo ugatandukira, wagereranya ukavuga uti nyamara umugani w'andirimo nanyuze henshi mbura ubuzima, ukavuga uti nagarutse wawe ndabubona hehe wagarutse ku isoko kuri za ndangagaciro wari ufite. Noneho hari umuntu utagira iyo base noneho kabisa, ubwo noneho yakizwa n'iki? Ko wowe ugaruka ku ndangagaciro wari ufite, wubatse, ababyeyi bakubakiye, kiliziya, igihugu. None umuntu udafite iyo base nawe yarakuze nyine gutyo, ubwo we azatabarwa n'iki? Ni Imana yonyine. Ni Imana yonyine rwose nkubwiza ukuri. Ni Imana yonyine. Hari nyine umubyeyi uba waravutse gutyo, akavuka akisanga gutyo, akavuka mu buzima bukomeye. Nawe rero kubera ko nta kinyabupfura yahawe se wenda reka bivuge cyangwa izo ndangagaciro, n'ubundi n'umwana uzamukomokaho bigenda ntabwo haburamo akantu nyine kisanisha nawe. Biragoye, ariko icyo navuga Imana yonyine niyo ishobora kumukura aho hantu haba hakomeye gutyo, kuko niyo wamugorora akagororwa n'uburyo bwose bushoboka biragoye. Ariko kandi nawe burya kugira ngo umuntu ahinduke ni ubwe ubigiramo uruhare. Yego, atabigizemo uruhare rero icyakorwa cyose n'ubundi aguma ari wa wundi. Ubwo tugiye kuri ba bana urera rero ku ndirimbo yabo nayise ntimukarire. Kuki ubabuza kurira? Ntibakarire rwose, nibaceceke. Reka twumve uko inyikirizo uko ivuga. Abanjye nimuceceke, nimukarire ngo muhogore, mwibaza cyane ku buzima bwo kuba imfubyi mukiri bato. Inyikirizo niyo. None se ubwo message irimo ingenzi ni iyihe Mase? Message irimo irakomeye. Nanjye niyo mpamvu nyine nanjye mbanje guhigima. Irakomeye kubera ko hari umwana uba ari imfubyi nyine akiri muto, cyangwa se mama we akamusigarana wenda nk'umufasha we akitaba Imana. Uwo mubyeyi w'umama agasigara atwite umwana rero akazakura gutyo, cyangwa se yagira n'ibyago bindi bya kabiri na mama we akitaba Imana ari kumubyara. Umwana rero agakura gutyo atazi umubyeyi we n'indi. Ni ikintu gikomeye kandi gikomeretsa mpaka ubuzima bwose. Ubwo rero hari ukuntu umwana akura nka gutyo, umwana w'imfubyi iteka agira ibikomere byinshi, ku buryo niyo akuze niyo yaba ari umupapa cyangwa ari umumama aba akenewe guhozwa. Abakenewe guhozwa pe. Ubwo rero agahora yibaza ati ese kuki nabaye imfubyi ndi mutoya, kuki ntakuze basi ngo menye ababyeyi banjye. Iyo kuki ikamukurikirana mpaka. Ubwo rero no muri abo bana nababwiye mfite, navuga ngo ni Imana yabampaye. Uburyo yabampayemo biratangaje, nanjye uyu munsi ndabyumva nkumva ko ari Imana yabikoze. Ariko n'undi wese yabyumva yavuga ati koko ni Imana yabikoze. Nigaga primaire mu mwaka wa 5. Nigaga mba muri famiye. Yego. Noneho
umunsi umwe muri famiye kwa tante aho nabaga yakoraga muri avocade ni ibintu bakoraga kuri paruwase twakwita ngo ni nka Caritas kera ariko ubu sinzi uko byitwa kugeza umunsi ariko wenda nabwo hari ni Caritas kuri paruwase noneho bafashaga nyine abantu batishoboye umunsi umwe tante arambwira ati rero Sikora akira iyi fu uyijyane kwa runaka hariyo umudamu witwa Ikizanye umuhereze iyi fu ateka igikoma icyo gihe naragenda ijyana ngezeyo nsanga yararwaye n'ubundi twe tuzi ko yarwaye ariko ntabwo nari muzi yari muri finali y'ubuzima bwe nasanze yicaye imbere y'umuryango bwari nka 11 z'umugoroba muhereza ibyo bampaye ngo mugezeho ubutumwa bwe ndicara turaganira nyuma y'iminota 30 yaranyitegereje arambwira ati Sikora ni Karame ati urabona uyu mwana wanjye mfite ati ni umwana umwe w'umuhungu ati nawe ugiye babiri umwe yarapfuye nsigarana umwe w'umuhungu ati none ati umunsi nzaba ntakiri kuri iyi si uyu mwana uzamufata umujyane ndamukuraze numva mbwiye ikintu gikomeye ndongera musubirishamo uramundaze ati ndamukuraze umunsi nzaba ntakiri kuri iyi si numva ngo napfuye uyu mwana uzaze umujyane wanyu kandi ubwo nabaga muri diocese ya Byumba hari mu karere ka Rushaki kegere Bugande nabaga kure yo mu Mutara yego nibaje rero ukuntu uzajyana umwana mu Mutara kandi ari muri famiye ye biranyobera ndamubaza nese kuki utamuraze abavandimwe bawe kandi bahari basaza bawe ndetse na mama we nyirakuru yaragi hariho umwana aravuga ati oya ati ndarebye ati numva muri nge ikintu kirambwiye ngo uyu mwana ni mukurage numva birakomeye ndamwakira ndamushimira nihutishije inkuru rero nageze mu mashuri nigasiziye mu ndayirangiza ngeze muri secondaire mu wa mbere nza kumva inkuru ko wa mubyeyi yatabarutse numva bimbereye ikibazo ariko ngeze mu rugo ako kanya uwo munsi abimbwiye nahise mbisangiza abo nsanze mu rugo tante ndambwiye se Ikizanye kambwiye gutya na gutya mbigenze ne kandi ko yanyihanangije ngo nzamujyane arambwira ati humura reka dutegereze turebe inyuma yaho ikimana izakora nyuma rero maze kumva ko yatabarutse mbwira tante nese wa mwana mujyane avuga ati oya ati umwihoreye uwo mwana yigaga mu wa 2 nawe primaire yari umuhungu yego noneho arambwira ati bumuretse yarafite imyaka 8 ati bumuretse amanze akure amanze yige agera hageze nyuma nibwo uzabimubwira ukamujyana amaze guca kenge nakurikije inama ze mbigenza gutyo ndatuza ndakomeza nanjye ndiga ubwo ngeze handi nigeze kubabwira ko nageze mu mwaka wa 2 secondaire nanjye mama agataha nkicaraho nk'igihe kinini ndi kuraba rumuna banje ubwo mu rugo tuvuka ubundi turi abana 9 ubwo rero mukuru wacu niwe wari wubatse amaze imyaka nk'ingashyingiwe ubwo nukuvuga ngo nanjye byamfashe igihe kugira ngo ndere uwo mwaka umwe nari nsigaranye uw'itatu uw'itanu gutyo mpaka ubwo noneho rero muri icyo gihe nicaye naje kumva ko ari ngombwa kuzana wa mwana nkamuzana mu bandi ko nari maze kumva ko yakuze ariko naramukurikiranaga nkamwumva amakuru ye ko nta kibazo afite naje rero kumutumizaho murangira mu rugo baramuzana arazagira mu rugo musobanura noneho amateka ye icyo mama we yasize ambwiye ndambwa rero hano ni mu rugo umfate nka mama wawe ntuzagire icyumburana papa wanjye nawe mufate nka sogokuru wawe aba bavandimwe tuvukana umwe umufate nka tante wawe nanjye ko ibintu nk'ibyo umwana rero turagumana mu rugo gutyo nyuma za gusubira iwabo akajya agenda dusura agaruka bigera igihe noneho aza
n'ibintu bye byose na nyirakuru amaze gupfa azaba mu rugo. Ubwo rero n'umuryango wacu uramuzi, yewe n'abaturanyi baramuzi. Ubu yarakuze, yaranubatse, mfite abuzukuru. Mfite abuzukuru. Kurumva. Ubwo rero icyo kintu nyine cyakomeje kunkomanga ku mutima. Ubwo n'umwana wa mbere w'imfura. Umwana wa kabiri nawe w'imfura. Iyo ni imfura yawe. Ubwo ni imfura yanjye. ubwo wagiye kuyimana n'undi ufite abana. Ubwo umwana wa kabiri nawe nza kumuhabwa ngeze mu wa 5 segondere. Nari ndahantu ndi gusenga nyine, hari kiliziya nari ndimo ndi gusenga, hari umuntu wari inshuti yanjye nawe twariganaga, ariko aza kugira ikibazo, mbabare nimba nabyita ikibazo, aza gutwita atarasoza amashuri ye. Yego, ni ikibazo ntago ari igisubizo. Yego, ni ikibazo. Yarasigaje nk'umwaka umwe ngo yasoze. Ubwo noneho rero yari inshuti yanjye, yavuye mu Mutara, nawe yari mu bice byo mu Mutara. Cyaramuhagurukije araza ndebaho narindi, ansangaho narindi, nuko narindi no gusenga, nabaga ahantu heza nyine ahantu h'abasenga. Ubwo noneho rero arambwira ati nje kugusura kandi ndagira ngo tuganire. Hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Icyo genda byibuka rwose, twari turi muri chapelle, ndamubwira ntimbwira nta kibazo. Arambwira ati rero ati ndatwite. Ese byakugendekeye gutya? Arambwira ati ni gutyo byagenze. Ati none ndagira ngo ngusabe ikintu. Iyi nda ntwite ifite amezi 4. Umwana uzahavukamo ndamukugabiye uzamujyane. Ndamukuraze. Wa murage uvuga uje na wa undi wa mbere. Ndamukuraze. Yavuka ari umuhungu uzamujyane wanyu. Yavuka ari umukobwa uzamubyare muri batisimo. Ubwo noneho ati nimba ntakihari uzamujyane wanyu. Yaragiye hese? Yaragiye. Yarapfuye. Yahise atangira kwiheba. Yatangiye kwiheba nyine, ntago mbizi ubwo uko yiyumvaga. Ati uzamujyane, niwumva ngo ntago nkiri kuri isi uzamufata umujyane wanyu. Nawe ndamubaze se ntago uvuka wenyine, basaze barahari n'abandi? Atoya, ati niwe mbonye namuka. Genda gutyo. Yari afite amezi 4 nyine, igihe kiza kugera abyara umukobwa. Birumvikana mugiye muri batisimu. Nuko ubwo noneho rero uwo mwana nongeye kumuheruka akambakamba ni nko mu myaka 2 atangiye kugenda. Ubwo urumva nahise njya muri za gahunda zanjye zose, ntabwo nongeye kubonana na mama we. Nongeye kugira igitekerezo cyo kumushakisha mama we ngo menye amakuru ye muri 22 ahari. Kubwo umwaku nza kumva ngo yitabye Imana. Ubwo numva ndacanganyukiwe. Ariko se ibi biri kumbaho nibi. Ubwo se yazize uburwayi? Yazize uburwayi. Narakurikiranye bambwira ko yazize uburwayi. Ubwo noneho nahise mpangayikishwa na wa mwana na wa murage yampaye. Narahangayitse cyane, shakisha umwana ndamubura. Umwaka wose ucaho nyishakisha umwana ndamubura. Ejo bundi rero kuri bunane navuga ni Imana yankoreye igitangaza. Uwo mwana naramushakishije ndamubona. Na n'ubu sindamubona amaso ku maso, ariko navuganye nawe, navuganye nabo. Ni wandi wambwira uri gushakisha? Na ba nyirarume. Oya, hari undi ntarabona. Hari undi ntarabona. Ubwo rero ndashima Imana ko namubonye. Ikironda mfura. Ubwo wa 3 bamwita ngo ki? Wa 3 bamwita harya ubuheta menye. Imfura, ubureza n'ubuheta. Oya, imfura, ikironda mfura, ubuheta ni 3. Ngaho ubwo hagiye kuzwa 3. Uwa kabiri rero ni umukobwa. Ubu afite imyaka 14. Uwa kabiri uwo ngo nyine utarabona. Uwo ntarabona amaso ku maso, ariko mvugana nawe. Ubu yiga mu mwaka wa 2 muri segondere. Uwa 3 rero nawe yaraje, we no mu Tanzania, ubwo ntabwo ari umunyarwanda. Ubwo wamubyaye uri muri Tanzania. Ngezeyo rero
nari maze gusezerana. Nagiye kwa muganga nari ndwaje mugenzi wanjye mu bitaro. Ubwo noneho tukajya dukora ubutumwa bwo gusura abantu kuko nari murwaje ibitaro mbihoramo mbizengurukamo nsura abantu bari barwariyemo. Umunsi umwe rero naratembeye ngera ku mudamu mama yari arwajwe n'umwana we. Uwo mwana yandaze. Niho wari umurwaje ari babiri. Ndabose wa mubyeyi we kuki urwajwe n'umwana mutoya? Ati niwo mwana mfite gusa nta n'uwundi mfite undeba, umugabo wanjye yarantaye. Mu buzima bwe mva nibirebere turaganira. None aza kumbwira ati ngiye kumusezera ngo nsubire mu kindi cyumba hirya. Atari ko watereka nkubwira akantu kamwe. Ngaho mbwira nteze amatwi. Ati urabona ko ndwaye hano kandi ndi jyenyine. Ati ntago nzi nimba nzakira. Ati ndagusabye nakwitegereje. Ati mbona nakuraguye umwana wanjye. Ati umunsi nzaba ntakiriho. Ati n'uyu munsi nimva wumvishe ngo napfuye, uyu mwana waza ukamufata ukamujyana. Ndabwe se uyu mwana namujyana he? Njya ko ndi umunyarwanda nari umutanzaniya mugenzi wanyu umwene wanyu kandi ukaba ufite abavandimwe se cyangwa iki umuryango. Ndumva ari byiza ko wamuraga abantu bo mu gihugu cyawe mu bintu nk'ibyo. Aravuga ati oya, ati ni wowe rwose numva nyote kuba namuraga. Narabyakire ndabishima. Ndagenda mbibwira mugenzi wanjye nari ndwaje. Yumva ari ikintu gikomeye. Ejo nka saa 9 nahise numva induru ivuze ko wa mubyeyi atabarutse. Byabaye ikibazo. Ubwo nahise mbimenyesha nyine abandi babikira bakuru bacu. Ndabibaganiriza baravuga ati nta kundi rero umwana turamufata tumujyane wacu muri community. Twaramufashe tubiganizaho umuryango we nuko turamujyana iwacu kuko twari dufite ikigo cy'ishuri. Nuko turamwimura yiga aho ngaho mu rugo ari naho aba. Arahaguma rero arahaba. Ubwo rero hashize nk'umwaka nyine ndimuka njya hariya hirya ngeze mu Butaliyani. Ubwo turatandukana ariko tugakomeza nyine agakomeza yumva ko ndi mama we. Nkiri aho ngaho n'ibikoresho yakinaga utuntu tumwe na tumwe naramufashaga. Ngeze hirya hariya rero ngumayo mpurayo n'ubundi buzima nyine butandukanye n'ubwa hariya. Mbura umwanya wo kujya mukurikirana kuko nari nzi ko n'ubundi ari mu rugo nta kibazo afite. Ejo bundi rero aho numvishe ngize nk'umwanya uhagije wo kuba wenda najya kumusura. Ko hari haciye iminsi myinshi ariko yabanaga n'abandi babikira nta kibazo. Ariko ntago naje kumenya nimba yararangije kwiga uko byagenze. Nyuma yaho ntabwo nabikurikiranye cyane ariko nkumva ko umunsi nzamushakira nzamubona. Ubwo rero nashakisha aderesi ze ndamubura, ndashakisha ndamubura. Na n'ubu ndacyari kumushakisha. Wazabariza kuri community aho ngaho? Ego narabajije. Narabajije. Hari bamwe nabajije bari kumushakisha bazamfasha kandi ndizera ko nzamubona. Wayo uzamubona kuko nagize ishavu ryinshi ndaguse koko Mana uyu murage umeze gutya uraturukaye ni ku Mana kugira ngo umuntu akwiyumvemo akore ko yaguha umwana we. Nkibaza ayo majwi nizo mbaraga zibasunika abana batatu bose umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Noneho natwe biza gukubita ko twabaye imfubyi. Wenda nkanjye nta kibazo nabaye imfubyi nkuzi ko noneho nka wundi wasigaranye wari ufite umwaka umwe ni ibintu biba bibabaje. Ubwo rero bose abana b'imfubyi bose ku isi yose navuga ko ari ku isi yose umubabaro w'imfubyi n'umwe. Ubwo rero nibwo nagiye nk'urugero nk'ako kana gato k'iwacu kasigaranye umwaka umwe. Hari igihe yize ageze primaire mu wa 6 bagera igihe cyo gukora ikizami cya leta. Noneho twari twaramukuye mu rugo twaramujyanye kwa tante ari yaba. Noneho hari tante hariho na ba data wacu. Ageze igihe cyo kuzuza amafishe y'ibizami ngarabinyuranye. Izina rya mama ntaryumve neza akavuga rya zina ry'umurera. Izina rindi rya papa naryo akavuga mbese arabivanga. Ubwo habaye ibisobanuro byinshi kugira ngo bahinduze. Abana nk'abo rero bariho
ubwo niyo mpamvu nakoze iyo ndirimbo ibahoza. Ntimukarire ngo muhogore, none se urahogora ngo biragenda bite? Uzahora urira mpaka ubuzima bwawe bwose. No gushaka ukuntu umuntu abikanariza akabigisobanura kimufitiye akamaro. Nibyo kuko gukomeza kurira nta ubwo urumva nk'abo bana Imana yagiye impa gutyo bakeneye guhozwa. Nta kubahoza no kubegera nyine nimukare byarabaye ariko Imana irahari. Bafiteho umugambi. Ubwo mbere yuko ugenda mu babikira wari ufite babiri n'undi umwe uri umubikira. Yego. Wow. Disi ndabyumvise birumvikana. Niyo mvano rero y'izo ndirimbo zose. Ubwo ndabitsa na yandi yarurakanyagwa y'urupfu nayo ndukabukira. Rurakanyagwa kubera ukuntu rwaguhekuye. Rwaramekuye. Ubwo urumva rwahekuye n'abo bana b'imfubyi n'abantu twese nuko twese dukora iki. Ko numva umuryango ufite ibibazo. Umuryango abantu bafite ibikomere mase byinshi cyane. Bafite ibikomere kandi iyo utagize utabonye ukuntu biha igisobanuro nyine nk'uko mpamvu dukorera izi ndirimbo cyane undi murongo w'isengesho byose. Yego. Hari igihe bigenda bitunguka ku buryo butandukanye. Yego. Ndababaye. Yangane. Noneho ugereranyije Yego. Hariya wari uri mu Butaliyani nk'uko tuba nk'umuryango nyine uba ufite ibyo bibazo byose nyine byugarije umuryango na sosiyete muri rusange. Ubona bo uburyo nabo barabigira nkatwe cyangwa bo kubera ari abazungu bo ntabyo bagira. Barabigira. Data we barabigira ndetse buriya ukwihangana kwacu gutandukanye no kwabo. Burya twe turihangana cyane, abantu b'Abanyafurika turihangana cyane kurusha abazungu. Ibyo bibazo byose barabigira. Ubupfubyi buba hose. Ni rusange. Ni rusange. Ni izina rusange. Ko ari dangera. Mase ndababaye. Ubwo rero tuzahera kuyihe? Tuzahera kuyitwa Kibondo. Kibondo. Yo gukebura babana banga kujya kuvoma amazi ngo bateke bakajya gukina agapira bagatindayo. Yego. Ariko ubwo tuzakebura n'ababyeyi. Birumvikana nabo tuzabakebura nabo barimo. Babandi nyine baheruka babyara bakagenda. Kandi ikindi indirimbo ya Ntimukarire ntabwo nyivuzeho cyane. Urabona nk'iyo ubaye imfubyi gutyo hari ukuntu ujya kurerwa mu muryango. Yego. Wenda ugasigwa na mukaso ukarerwa na mukaso cyangwa ukarerwa n'abandi. Hari ukuntu rero hari ahantu naho umuntu akomerekera. Umwana w'imfubyi ugasanga adafatwa kimwe n'umwana wo muri urwo rugo. Ugasanga umwana baramukoresha imirimo itandukanye n'iy'abandi. Mbere yo kujya ku ishuri umanze wuzuze iyi injerekani amazi. Manza ujye gusenya, manza ukorope, manza. Ibyo byose rero umwana w'imfubyi kumukora ibintu nk'ibyo ni ukumwongera none ibindi bikomere. Yego. Kandi uri umuntu ahubwo wakamufashije kubikira. Ugasanga wa mwana w'imfubyi aho yarerewe yahuriye n'ibibazo ararya baramugaburira ibiryo byasigajwe. Ntibamufate nk'abandi. Kandi ibyo bintu bibaho biri seri. Kandi yakoze akazi gakomeye. Bakamureka abandi bana bakarya bagahaga barangiza wenda banamutumye. Ibi mvuga mwa bantu mwe mumbabarire njye nagiye nsura ingo nyinshi. Noneho si ukuvuga ngo njye narabyiboneye. Bakamutuma akajya ahantu babana bo mu rugo bakarya ibiryo byiza. Yego. Barangiza rero yaza yarushya yikoreye imizigo ikintu wenda agiye guhaha bakamugabura bya bindi basigaje. Kugira ngo babone uko barya bya bindi byiza. Biryoshye. Bakereye ahantu bamutuma. Akaza agasanga bariye nyine bakamuha ibyasigaye. Cyangwa se
bakamukubita inkonji urayizi kwa kundi bagira gutya n'udutoki bakagira gutya bakagukubita inkonji mu mutwe ari mukaso wakureze cyangwa se n'undi muntu utagira umutima wa kibyeyi nge niko mbyita mumbabare mwa abantu mwe ibyo bintu birahari udafite umutima wa kibyeyi rero ngo umwana amufate nk'uwe gasanga aramukubita inkonji yo mu mutwe na bya biryo byasigaye akabirya bitamamarira nabyo akabirya bitamamarira ubuse yazakura ameze gute wa mugani nawe akura nta bumuntu yifite ni kwa kundi nyine umuntu akura ari ikihaze bavuga ngo ni ikihaze nta mutima agira nta muhi yazikura ese yazihawe nande ni ikibazo noneho hakazamo n'ahandi umubyeyi abyara agaheruka abyara akigendera buriya nabwo ni ubupfubyi nubwo twabivuzeho kare ariko buriya nabwo ni ubupfubyi burya kuba imfubyi ntabwo ari ukubura ababyeyi hariho no kuba imfubyi kandi ababyeyi bawe bahari icyo kintu nacyo kirahari noneho rero ukareba noneho ingaruka ziba ku mwana w'imfubyi umwana w'imfubyi ntabwo akura ngo hari abadakura ngo bagire igikuriro cyo gukura ugasanga yaragwingiye kubera iki zanjerekana ahora yikoreye ya mizigo ya mirimo yose gukukira inka ibyo byose bigatuma umwana nubwo barya ibintu byubaka umubiri we neza noneho ugasanga no mu bitekerezo n'ibitekerezo bye ntabwo bikura bihora bigwingiye biri hasi yego nicyo nari ngiye kuvuga no gutekereza hari ahantu adashobora kurenga yego ugasanga ahorana agahinda ahorana ishavu ahora bishye agahora yararakaye yarahumuye icyo kintu njye cyambayeho mama amaze gupfa ku ishuri narahahamukaga bitewe n'uko uburyo mama yari yapfuye nabi narahamukaga bikangarukamo nkahamuka nijoro nkisanga ndi gusakuza muri dorotwari nkasakuza nkavuza induru noneho abo twaranaga bakajya guhamagara matrice bakaza ati mwebwe mu mwihorere asakuze nibucya mwebwe mugende mujye kwiga nimo mukomeye mu mwihorere ubwo noneho rero nkakanguka wenda nka 3:00 4:00 ariko yansigiye umuntu uri bumbe hafi kubera ko nasakuza mpamagara mama nibuka mvuge uko yarwaye kuko naramurwaje igihe kinini amfira mu biganza noneho ndi ngenyine ukiri na mutoyi yego mukora bya bindi byose bikorwa ndi ngenyine ndi mu rugo ubwo rero nararyamaga bikangarukamo ubwo noneho rero aho naje kugira umushiha ababyeyi baza gusura abana babo ku ishuri sinshake kuba nareba naho bicaranye baganira njye nahoraga ndyamye umwana yaza ati mama yansuye mwamugani mbabarira nanjye naramwigeze atangiye kumushinga urumva ibintu rero nk'ibyo mana yanjye bibaho n'abo bana rero mwabana mwe mwese b'imfubyi aho muri hose ndabihanganishije mukomere Imana yabazanye kuri iyi si izi mpamvu bafiteho umugambi ntimukarire ngo muhogore yego mwibaza ku buzima bwanyu bwo kuba imfubyi mukiri batoya Imana irahari nimuhumure ejo muzavamo abantu bakomeye niyo wanyura mu buzima bukakaye ariko Imana yakuzanye kuri iyi si wamfubyi we ukaba imfubyi ukiri mutoya Imana ibigufiteho umugambi ejo niwe uzaba minisitiri niwe uzaba perezida niwe uzaba umuganga ukomeye ni wowe rubyiruko rwiza rw'ejo ni ukwiyakira ukagira imico myiza indangagaciro nziza ubundi ugakomera ku Mana yawe nta kindi nibwo ubutumwa naho abana b'imfubyi nibyo rwose kumbi urumva ko indirimbo zawe ziri deep ziraremereye cyane kuko bifite aho biva ibi ntago ari uguhimbahimba bya nibyo guterateranya amagambo oya ndirimba ibintu nsimba nabonye yego ubwo rero ubwo Imana rero hari akantu bajya bavuga ngo c'est parce que Dieu Jésus a souffert que il peut réconforter ceux qui sont dans la souffrance urakazi oya ni munsobanurire c'est parce que il a souffert qu'il peut réconforter ceux qui sont dans la souffrance nyine Yezu yarababaye yarasufuye
niyo mpamvu nyine abababaye azi kubitaho nabo akabafasha kubera ko yababaye nyine akabitsinda akanabivamo akagera no kuri extreme yo kubabara ishoboka. Yego. Ashobora gufasha abandi bababaye. Nawe rero wasanga umubabaro wawe Imana igiye kuwukinisha diru, hari ubutumwa igiye kugukoresha nako yatangiye kugukoresha ko deja yaguhaye abana 3. Yego. Kandi musangiye amateka ariko wowe wayagize imbere yabo. Yego. None n'izi ndirimbo n'ibindi yenda Nyagasana azapanga mu minsi iri imbere tutazi. Kadutegereze umugambi w'Imana. Ngiye niko ntangiye kubibona raye ndi umuhanuzi ndi kubona ariyo diru Yesu agiye kugukinisha. Skora. Karame. None se ubwo uragenda kwa kangahe? Ni muri iyi minsi. Ntago umunsi urawuhitamo neza. Ntago ndawuhitamo neza. None rero mbere yuko ugenda icyo nzi uragenda vuba, gira ubutumwa nyine tuyenda butari izi ndirimbo udusigira, turasigara tunyungutaho mu gihe tuzaba dutegereje ko ugaruka. Murakoze. Nkanjye rero ndi umukristo. N'ubutumwa nabaha bugana ku bukristo. Bugana ku bukristo. Nkababwira nti bantu mwe bakunzi banjye, babyeyi bavandimwe, dukunda Imana, tuyumvire kandi twitandukanye n'icyadutandukanya nayo. Nitumara kwitandukanya n'icyadutandukanya nayo, imbaraga zayo ziradukomeza. Ziradukomeza kuko iyo umuntu ari n'Imana, Imana iramukomeza. Ko bajya bavuga ngo iyo ubaye mu by'Imana n'Imana iba mu byawe. No mu ntege nkeya za muntu twegera Imana. No mu bikomeye byose handi uvuga uti se ndi hehe nahikura ne, nakubwira ni wicika intege, Imana irahari. Icyo dusabwa ni ukuyihanga amaso no kuyisaba kuyoborwa nayo. Skora, ubwo ni ubutumwa bw'abakristo muri rusange. Ndashaka ugenere ubutumwa abubatse ingo. Ubwo si wabivuze kare. Oya nta kibazo, ndagenda nkubwira ni gutyo, ni muri rusange uvuze abakristo. Nono abantu bubatse ingo nibo nshaka ube specific kuri bo. Ku bantu bubatse ingo rero wenda bashobora kuvuga ati se wowe kurwubatse ejo hashize uratubwira iki? Kandi ahubwo we urwaye warwubatse kera ufite n'abana. Abana nubwo ari mu burundi buryo nyine ariko urumva inshingano watangiye kuzisogongeraho kera. Icyo nababwira rero abubatse ingo ni ukumvikana. Navuga nti mujye mwumvikana, mujye mubwizanya ukuri. Kuko iyo ubwije ukuri uwo mwubakanye biragufasha. Mujye mwumvikana, mujye mubwizanya ukuri, kandi ingo zacu, ingo zabo baziragize Imana. Barere abana Imana yabahaye uko bikwiye. Yego. Nta bindi. Abihaye Imana bakomere ku nshingano zabo, ku butumwa bwabo. Bayoborwa n'ivanjiri. Yego. Nibyo akwano karakomeye kuko batayoboye n'ivanjiri bakayoborwa n'ibindi ibintu ntabwo byashoboka. Bayoborwa n'ivanjiri niyo rumuri. Yego. Nibyo. Ibutsa abadukurikiye shene yawe, indirimbo zawe, indirimbo izasohoka ejo n'ejo cyane ejo bundi. Ejo indirimbo yawe izasohoka ejo, utwibutse neza shene uko yitwa. Shene yanjye ni Mujamara Scholastique. Hari indirimbo zisingiza Imana nazo banyarukiraho bakamfasha gusingiza Imana. Inshuti bakunze ba Pro Media rwose, Scholastique murabona ko ari umunyamuryango mwiza wacu muri uyu muryango mugari nyine wa Pro Media. Icyo namusabira nuko mwagenda rwose mugakora subscribe kuri channel yitwa Mujamariya. Ntago bitwara amafaranga,
nta mwanya bitwara no gukanda gusa ahantu kukazogera, nta nubwo bisaba inkunga y'abanyamerika rwose. Ni nko kurahura kwa kundi urahurira umuntu ku rumuri, mukore subscribe rwose kugira ngo buno butumwa bwiza dufitiye, zino message nziza adufitiye zibashe kugera kuri benshi, kuko ni ubutumwa nyine nawe Imana yamuhaye agomba gusohoza. Rero agomba kugira abo ababwakira nyine. Rwose mukore subscribe, like and share na comment. Skora Karame. Ubwo nujya kugenda nyine uzatubwira tuguherekeze. Yego nzababwira. Nunagaruka utubwire tuze kukwakira. Yego ntabwo nzatinda. Nzababwira. Urakoze cyane. Murakoze namwe, kankomeze mbifurize kugira umwaka mushya muhire. Yego. Yego.